Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Mpariya Baseka. Uyu mukino Mpariya Baseka tugiye kubagezaho uraduhishurira amwe mu mayobera yo mu buzima bwo mu mujyi. Bamwe mu bahatuye amafaranga yabatwaye uruhu n'uruhande. Baba banyamwigendaho nk'ubugi bw'intorezo. Kuhisukira rero utahazi akenshi bikaba ari ukwikoraho. Mbese nimwiyumvire uko byagendeye umusore Magorwa n'inkumi ikibasumba. Bavuye mu cyaro bagasesekara i Nyarugenge. Nta n'urwara rwo kwishima bafite. Abagira amenyo twababwira iki? Iki ni igikwembe haki ya Mungu. Ariko hari abagore bagowe ibeshya ngo bateze kwambara nkanjye. Ni super wax ya mbere. Yayindi mwajya mabona umutima ukava mu gitereko. Nta ngorane ni mu mari ya shuri. Ni igikwembe ko kamano guwambyaye. Abagore ba Nyarugenge birata ngo bazi kwambara. Uzambara nk'ikibazo aba yakibye. Ko atabona amafaranga kigura. Abivanye se kushuni na kuri Rwanda rwose. Emwe na mukaministre size ko yakibonera. Naho yakwibona na busa rwose ndakize shuni biraswi. Ubuse simbere wa mukobwa we kondora ndeba. Siko n'ubutavuga nujya ngo uceceka kwa yari cyo guhindura ku gikwembe cyane. Ariko ubundi bari bahagaze yari barashaka iki? Ahubwo ndabize baragenzwa no gutata ngo babone uko baza kunyiba. Ntabwo turabajuraga. Niko wa musore w'insurisuri. Urashaka iki mu rugo rwanjye ko muna wujurugo mu n'umugome bwinshi? Ega databura ntabwo ntunze mu mutima. Ahubwo n'indoro y'ababi n'abakene. Ngo y'ababi n'abakene? Wewe nuje gusabiza nkaho uri kimuko. Yewe sha. Niba ari ibyashuni muteze ntabyo munanone. Mubyerega simba sabe iby'ubusa. Ahubwo nyangumbabaze niba mwambabara mukampakazi. Wese wazekeje rwose. Oya mwiseka ahubwo nimwumva icyo mbasenga kuko babyemerewe nabi. Erega twabaye imana zo gusengwa byakomeye. Mushatse mwambabara merewe nabi pe. Dere banyirukanye ndangije amashuri abanza kandi nari wa mbere mu shuri numva ndashobewe. Wibeshye kera rwose ntabwo ndi ministre w'amashuri. Najyaga nibwira ko nziga amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza nkazaba dogiteri. Ariko siko byangendekeye. Nijye bitura. Ntabwo ari mwebwe. Ariko nyine nahagurutse nje gushaka akazi cyangwa ishuri kuko byombi mbibuze byanye byabindangiriyeho. Ariko yewe yayikumiro rwose. Uje kugwiza ahubwo umare ibisabo ngo urashaka akazi n'amashuri. None se mubona nzabaho nte? Turagushinzwe. Kwa ababyeyi banjye bashaje kandi tukaba nta n'imirima dufite ngo mpinge. Waje kumbaza umunani se? Dere nk'ubarumuna banjye ni 7 naho bakuru banjye bubatse ni 3 kandi nabo ntabwo bifashije. Bashaka we miliyoni 3. Oh. Cyo ntacyo rwose. Naho mushiki wanjye yatwaye inda y'indaro ntibamusaba. Yampaye uje kugira ngo nige wayimuteye se uje gukosha. Simbizi none yabyaye abahungu 2 tutazi basi. Akazi kabo uzaje kubashaka ariko nimubashakira kwa shuni. Ubuse twese twaba mu gasamu ka data tukarya iki? Ntabwo rege batunze. Muzirwaniho. Se ko numva mutanyumva. Ahubwo nari wagiye no kubabwira ko na data aherutse kurongora undi mugore wa kabiri kandi ashaje. Uje kuntumira byararangiye rwose. Byo simbyitayo. Rekera hose nyine gukomeza kudutesha igihe ngo ratubwira ubukene bwawe nkaho hari uteye imbabazi. Ariko hakwirukanya ari amabandi niba udashaka ko twibaka dusiga iheruhero. Uretse wa mugore we. Kandi mpanze nibaze uriya mukobwa nawe ikimugenza. Mbese yangumi kandi ndebe itereka amaso ngo bari abasore sanze hano irashaka iki? Erega hano nunguruka si muri bare maskini wibeshye inzira. Mbese nyabusa ko ndeba urabaza iki hano? Naneje kubabaza niba mudakeneye umukozi. Umukozi? Suboje gukora iki hano? Ubwo ufite buhanga ki mu bintu? Imirimo yo mu rugo yose ndayizi kandi nzi n'igifaransa na comptabilité. Nzi gutera ipasi, nzi kudoda no gutaka ndetse nzi guteka ifiriti n'umurete. Reka muri byose ntacyo nyobewe. Nikoye ibyo sokeye mu Buraya buhe ko ndara witwaye nkaho uri engineer usumba inyenyeri. Oya nta mahanga nagenze ntiraririye uretse mu mashuri yacu i Rwanda. Mu Rwanda wize muri technique. Ni Nyanza ni ku Kibuye. Oya ahubwo nizi ishuri ry'ingoboka. Tangiza ndu wa mbere mfite amanota 88. Atagaza rwose. Yewe erega genda mubonye ubushongore mukeka mw'ubushobozi buhanitse naje gutanga urwamenyo mu mujyi ngo arashaka akazi kandi atazi ko kabonye bene ko. Ahubwo ngo ino nyabusa Kigali kubone ukubitwe urara amajoro jorwe pakujinyoro bugishishunga.
ubundi madamazi hari ubundi bitwa nde? data yanyise ikibasumba niryo ngiryo bampamagara. Ariko ubundi sajya kukwita ntiyibeshye. Uri ikibasumba nkajya kindi se batunze yaririmbye rwose. reka ye byega byakomeye. Ndiko ye Jese kwandikisha imashini. Ubundi nkeneye umukobwa wo gukora mu iduka ryanjye Rwamagana. Ntabwo mbizi ariko mukampaye nagerageza nkabimenya vuba. Ugerageza iki? Uragira ngo uzaze kutumara impapuro udonanga ngurandikisha mu mashini naho bya biragatabwa. Mugihe nta kazuzi ngiye nibaza n'icyo uje kubunza mu mujyi. Niko ye ese ubundi mufite aho mucumbika? none se ko nta bene wacu dufite hano i Kigali? Shuni ntabwo ari bene wanyu rwose. Shuni ntabwo ari sobanyu. Wacu kandi akaba ari kure. Ubona ko teburare hehe? Ibyo ntibindeba nabusa. Twize ko muri buducumbikira ababyeyi beza. Ntabwo tubacumbikira rwose. Ariko se ikibasumba soyo rwose urataye. Ntaho mfite. Cyakora hari umusore uvuka ku musozi wacu ukora mu bya gasutamo sinzi niba yancumbikira. Yitwa nde? Ni Directeur General se mama? Ntabwo mbizi. Cyakora yitwa Mafiere. Mbese ni wawe undi Mafiere? Abo ubwo ni muri abandi bajya batwamura ibintu byacu cyangwa ni kagomba kaje kadasiba kuza kunsaba amafaranga. Umusaza wawe sema? Oya nuko avuka iwacu gusa. Ubwo ni fiance wawe? Reka da kandi nkiri umwana ubusa nari nakura ngo ngire fiance. Maze rero usore nawe nagira ngo babure ko ntacu mutezi wanjye ko atari muri hoteli. Niyo mpamvu mbasabye kumvira. Atabarese rwose. Reka damba barese iki? Nuko ujya gushaka aho mucumbika bitarabana. Ubuse turarara hewe. Ndi bindeba. Mama bandi numva bavuga ino ntadukorera ibyamfura mbi utarabibona. Yewe. Babyeni mutugire imbabazi mu ducumbikire rya none we. Nazo ufite ngore zijya kwa muganga kandi hano si mu bitaro. Guse mwakoreye ko muri abo. Iba kandi mufite amafaranga. Usanga Yusuf afite amaza akodeshwa. Ndetse nawe undi mwavuze Mafiere banza acumbitse mu rupangu rwe. Amafaranga ntayo dufite ahubwo turashaka aho tuyakorera. Nibuje mu mujyi n'amafaranga yitwaje n'akazi kawe. Ubuse muri iki ko mu mujyi ntabanye gusenge mu masanga bahari. Use turarara hewe. Tubaye abande se. Cyo nibi ndeba nabusa rwose. Umva ngo bari hagutera imbabazi kandi nasabye kuva kare ko babirukana hano. Niba kandi rero utabishoboye nganje kwitabariza kuri telefone abarenze b'amahoro bajye kwacumbikira muri kasho. Ese bigezeho kudutabariza nko turi bisambo. Wari wabyemera ko mutari byo. Reka nigende sinashobora kubitwiza akabwana kandi ndi umwere. Kizwa n'amaguru rwose. Dore na Mafiere wahoraje. Noneho abagiye kugira imana ye. Urabona ayo Mafiere usigaye waruze mu mujyi wa Kigali nk'abawucumuyemo rwose. Ni mukomere rega. Kwa mu giti tudashishe nkamwe ubundi ko tubamo twishisha amacumu y'ubuzima. Cyangwa ubundi ko tudasomera hamwe twahurira he. Yewe. Wese umuntu usomera muri Miri Coline, nge nkinywera amazi arimo za mibe mu rupango rwa Yusufu. Twahurira he koko? Naye nibagiye ko mwitungiwe n'ubufindo. Nkuko bimeze. Iyo tubonye manije amakaravati, burya tubakeka amabaka kandi mutagira n'amabati mutahamu. Reka se kandi kwishongora shuni rwose. Ariko ubundi umenya nibeshye. Hano bafonctionnaire namwe mwabura amafaranga. Iyo mwicaye mu biro no mu birori mudutera ubwoba ta. Nuko batera ubwoba nyine. Buri mukozi wa leta wese siko ari umutware ngo ahorana umutwaro w'ibifaranga. Nuko ubona tugenda gusa. Turari rusa tukikuza umuyaga. Reka se nawe Mafiere dore ko amashinga wari zagutakure. Naho ujye ushunge Rwanda ngo ntuhembwa amafaranga menshi kandi ukora kwa finance. Kwa finance se niba nkora yo nikoreramo. Simwe mari igihugu cyose nyuraho. Gukoramo nubwo nibyo mukora gusa. Bivuze neza ni igihugu cyose nyine. Ni yanjye si. Bamwe basigaye batwingainga mu bukire kandi nta burenganzira bafite bwo gucuruza. Ariko menya wowe uzi. Madamu rwose mwe kujya mubona mu miberewe neza ngo mwibwire ko hari abantu bose batuye mu ijuru nk'iryo mwibereyemo. Ubu sigaye ngugu ni nkokora nakwitsamura amenya kenda kugwa. Amenya kagwa. Yewe. Ufite ubukire bimugaragaraho. Kandi ntuyobewe ko abakozi bo muri capital ukwezi kujya gushira benshi baramanitse imbabura. Ninde wabimenya sivyo ngibi. Ukora. None muzave mu mujyi niba ntacyo mukuramo. No ashaka hamwe nawe yakwigendera. Ariko se mwese muvuye mu byo ducuruza byazajya bigurwa nabandera. Iyo jurite twajya duhenda bande. Rubanda rugufi twisubire mu giturage. Ariko reka nkwibarize. Shone buryo uzamura ibiciro uko wishakiye. Aho buzi ko ubugusha ifaranga ry'igihugu. None se wacuruza utumuka nubuye mu kirubucuruzi koko? Kunguka no kwibana biratandukanye. Naho gutuma ifaranga leta agaciro saba abacuruzi bagatanga. Yewe. Ahubwo ni mwabategetse. Umunsi umwe bizabarushya. Gucuruza kuri twe ntabwo agushinga ngo nuko dushishe.
ko tudashirutse ubute ngo dushake imari ku buryo bwose byaturangiriraho tugacyura umunyu. ahubwo nagira ngo nkwibutse kuri ya magambo yacu wirengagiza. Je nta magambo tuzanye kuko ntacyo duhuriraho. Kandi nayo wabyivugiye. Ye? Kereka niyo wenda haragakiza wazanye mu kabiriti ngo tujye kwihirira mu nzu. Harubwo serutse mu nyunga cyangwa mu miyove? Kugira mu miyove. Ngo warisheho kakabuye gakomeye. Akabuye. Kakandi gakomeye. Ngiri wavura ubuse yishiranyije ndahita mushyura. Subiza umutima impembero ntazaha uncuruza dore ko yabatwaye uruhu n'uruhande. Umva sekisha amahirwe bagenzi banjye. ariko yabivuze atabiciye ku ruhande ubundi ko nta mvugo nk'iyo tumenyereye. Ahubwo ntagira ivo arantera igihe kandi ntagimbuki. Ndetse na modoka yanjye yagiye ku Gisenyi buri hafi gusesekara hano. Nizeye ko ibyo natumije babinzanira ku giciro cyiza kandi gitoya. Maze nkazabyungukamo inshuro 3. Kandi koko deserazana ibitenge byiza biteye ubwuzu abagore bo kwibereshiwe n'amashati meza n'imipira. Ibyo nayo nabitumye rwose. Maze twagendera ikimero abagabo b'intiya bakamira amazi. Nanze kubaca mu ijambo ariko. Mubikira. Vuga icyakuzinduye mafiyeri kuko ntawe ufive ku nkunda. Kirango byawe si amabanga kandi niyo byamabanga ntabazwe ngo zarimena. Narinje kwibariza bwana wawe niba noneho yemera kunguriza 90,000. Nibyo kwigurira ikibanza kiri kwa Yusufu Nyamirambo. Yampaye igikwembe cyo kwambara. Yaje gusaba amafaranga nanone. Erega kwa shuni ni kwa sesa bayore. Abagenzi. Maviri. Aho nubona ntuzamaganuka yakuryoshya amagambo ugira ngo hari umugabane wawe urimo. Niba ufite ubwenge. Byahuguza we mureshya. Yampaye. Naho kwa shuni ntacyo uzahashunaho. Yego ndabibona murashaka kunkurira inzira ku murima. Kandi sinyowe ko ntagomba kujya mu majiji ntari umujiji. Wabimenye se. Nyamara rero uretse ubukire bwanyu bwabahaye bararishya. Ubundi turi bamwe twese turasa. Eka naho usanka. Oya ntabwo dusa rwose binuka. None se ntituvuka twese twambaye ubusa. Yego tuvuka dusa simbi hakana. Ariko icyo bibeshyeho kandi ukibagirwa. Nuko imigisha dusumbanya no mu nzego z'ubugingo. Ariko hari n'ikindi duhuriyeho nubwo uvuga ngo ntitureshye. Ubundi wanyu ntibakomoka iwacu. Uretse ko waje kugera ku ifaranga ntiwongere kuhikoza. Yewe naho duhuriye na gatoya rwose. Kandi nagize ibyago nkavukira ku murenge wanyu sinahisemo ko habonera izuba. Ye. Naho undi amahita amaza kuza ntaravuka. Sinari no kuhafata. Ari hakane wabo. Ubwo rero muranyihakanye kandi ari mwe nari niringiye. Oya so kukakana kuko ntaho twize tukumenye. Ese washatse kutwikondesha witwaza impamvu zidafashije. Rwose musigeho kuntoba. Ubundi zo kunguza amafaranga ngo urashaka kubaka kuko ndakubakira ndiso. Ko nkuguza se ndavuze ngo mse. Oya. Nta kwizera mwene Rwanda. Kabone niyo yaza yambaye ingabire nka kangabire wanjye Fatuma rwose. Nakumenya ko ntore we. Ariko ubundi barinda kuza kwiyambazura Imana yabo. Nanjye byaranyubiye. Bahisanze mu misigiti no mu kiliziya ko atari cyane Kigali. Ajya akomeza kuyambariza ku mashyiga. Ntibasiga ivu bagahinduka ibivurivundi baze batuvumvureho. Ariko madamu rwose reka kuntuka. Nisano bigira ko ari muri Caritasira. Ko numva ngo nibo bafashe imbabare. Ntibayibeshya amayira. Ambwire muhungu yamuyobore. Ngira ngo ibyo mungire nk'ibyifundi gira ibivuzo. Mushatse mwarekeraho. Wayibona. Muranto byo mungize se byondo. Ariko rero umenye ko ugasuzuguro kanyu kazabashiramo umunsi umwe. Vuga ko hazashira wowe utakijyana urwara rwo kwishima. Naho twitureke dukomeze dushishe mu byishimo byacu. Ndetse ndakeka ko toto yabitunganije. Wino twigendere. Nanjye rero maze kurambirwa amaganya yawe amagorwa baje kunganyira. Haho ne nyirasenge ko barasenga ibyo gufusa. Magorwa nanjye naruha. Mafiri. Ubu ngiye kwifatira cyotse mu cyayi kugira ngo nikitikize bakana. Murantumiye se? Kuyo ntawe ntumbiye. Nimwe ntabura bwanjye burimo. Fure twebwe. Emusigare mwehereza umuyaga mwikuze se rwakira. Mutereka bakire tujye kwinywera amata y'imari. Erega batagira urufaranga turagawowe. Ahubwo turashize. Ndakuriya mugabo n'umugore bateye kundi. Ariko amoko arakwira rwose. Umenya hari barisize umutuma batazapfa. Nese abantu batagira umutima wo gukunda abandi. Imana bakaba baragize ndayabona amafaranga. Reka bari abantu barakabije rwose. Ariko ko muvuga cyane ubwo niba bumva bakaza bakatwirukana turerekeza he noneho. Yego koko disi. Kandi twari twizeye ko baza kuduha akazi nimamara gushira uburakari. Ashira uburakari. Ahari tugize Imana batuvungurira ku mari yabo. Imari ya shuni? Bitihise. Bakatucumbikira cyangwa bakatugaburira. Babagaburira. Ahubwo derege n'inzara iranzambije. Wowe uracyavuga je nashize. Ese ubundi murabahe ko ndeba munyuze mu maso. Mbazi. Jewe iwacu ni mu rugarama rwa Bwana Mukare.
hafi y'ishyanda. I Butare. Maze kuri umwanya mu mashuri narashobewe nza nkurikiye insinga zijya i Kigoma n'i Kigali. Hanyuma se naje nyura mu ndoga yose ahubwo ejo ngeze ngacumbika. None aha niho nshyitse i Kigali. Nzambaririza akazi bandangira kwa Shune. Barakurangiye ko. Ahora ni iki none dore abayo kunshungera we n'umugore ngo ni Fatuma. Akazi ni koroshye kuboneka mu mujyi wa Kigali. Cyane cyane bidafite umwuga. Witwaze baramutse bashatse kugusuzugura ngo ntacyo uzi. Umwuga mukuru mu Rwanda no guhinga kandi ntabanushaga ndabizi. Uje guhinga i Kigali rero. None se ko akarima ni harikagamo gakuramo agasabone n'agasegereti bagayeho intekeshanya umukuru wanjye warongoye ejo bundi. Ibyo ni ibibazo byo kuza kuvuga. None narebye kubaho kwanjye ni mu giturage. Nsanga nawe bizangiza niwe ntekereje kuza mu mujyi. Yewe. Maze utekereza kuza mu mujyi. Usize ikigarama cy'iwanyu gitembamwe amata n'urwago. Mbabara se dawe winshinyagurira. Erega mwana natwe dufite ako kazi uvuga. Ntitubaho nkuko tubyifuza. Uko umushahara duhembwa wonyine ntacyo utumariye. Se namwe mwize za universite mujya mubunza imitima y'ubuzima bwanyu kandi muhembwa 100 nkuko numvise babivuga. Yego. Wowe kubwiye niko bitekereza. Cyangwa ubwenge bwe niko bungana. Niba atari ibyo yarose. Ko se sibyo. Wakubwira ko akazi ushobora kubona kaguhesha byibura 1,000. Byagutangaza hari. Ngo 1,000? 1,000. Reka nakoreye amafaranga arenga 10,000. Nakwemera nkajya guhinga nubwo mbyanga cyane bikaba ari amahura kindi. Erega menya wajuje mademoiselle. No ubwo se nakorera ko 1,000 nkaguramo ipantaro cyangwa ikanzu iberanya nuko ndi umushana. Suje ushaka amapantaro. None ubwo busa se ngo ni 1,000 bwavamo umushana na wanirote rigare ngo nyambare nanjye ngaragare. Nuko roto. Ibirakaje biwangize bibira. Wazanywe no kugaragara. Uzikise. Ubwo se ubwo busa ngo ni 1,000 ntaguramo umubavu uyu Zanzibari ngo murirangaho nyuze hose. Se na Zanzibari muraziziye mu giturage. giturage. Siko nazanyira umwana tuzabanane. Ubwo se ubwo busa ngo ni 1,000 ntabugurama se usonambi ngo nzobe yanjye idahugana maze mbizuba ari muri kirisi. Ukeneye no kwisi. Erega mukabuza n'imigambi hambaye mu mujyi. None se kwifuza ni bibi? Ikibi ni ukwifuza umugore wundi kandi jewe sindi umugabo icyo cyaha n'icyambarwaho. Nanjye rero Kigali ndabona nyikunze nubwo ishaka kunyakira nabi. Yatangiye jewe. Yemenya ntawe uzatanira n'uriya mugore twahoze tu. Mbega abagore bambaye ibitenge witegereza ugacika intege utekereje ko ntawe uzakikugurira ufite. Uzanya amarere. Mbega abakobwa baberewe n'amapataro bigendera mu mudendezo kandi wacu biha kuba tukababonye nkaho ari uwo bacumuyeho. Kigali rakubonye banakomeye. Zamwe tuzagudire se. Najyaga numva bavuga ukuntu ziberanye na Maxi zidoze neza. Yewe n'umushahara uvuga ntawe wabona uvuye mu byo byose. Yewe Kigali ni nziza. Abakobwa bayigezemo ibagera beza ugasanga baberewe n'ubugingo. Cyama nanjye nkazabona akazi badahemba 1,000 cyangwa 2. Ugahembwa nanjye nirebe nkarusha umuseke y'ubwiza ngahora nisekera. Maze rero mademoiselle nkurikije amashuri wize n'ubumenyi bwawe ntushobora kubona akazi uzakora amafaranga arenze 2,000. Na 5 sinabikorera. Icyakora ibyo ndakubwira nisegura kuko ubwizi yakuremye yaguhanganye butimo basore baguhanga amaso ukabatera bakanyamuneza. Utabaye umwari w'umutima byaguhindura igihaha ukabisibanira ry'ibihararumbo byarumbiye hano mu mujyi. Wishaka kuntuka uribeshya. Nangwa nawe dawe ya n'umukobwa ngaha wamwitwara yamukosha magana. Naho gino gukubitwiza akabwana nzire igitsina cyanjye. Magorwa humura twagorewe hamwe kuva tukigera hano. Ninkira nzagukiza kuko dusangiye ugupfa no gukira. Utinze kwagamo gusa aho zandeba nerihumye. None se ko numva ihakana twese nitiri abanyabyago kandi tukaburungano n'urubyiruko. Twese muvandimwe ntitwabuze amashuri kandi tutararabaswa. Nibe nayo barakureba jye nihebye. Ariko reka twe kwiheba kandi tukiri bato. Bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira. Kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. Uradukena kumvyimba nyine. Cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero ntiriwe mvuga menshi. Uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki? Uje kwicana no guca amashu. Icumbi ryawe rero mu mateme. Humura rero sinshaka kuba igisambo. Mfite amaboko sinabura akazi. Naho we mademoiselle ujuri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. Ni wisiga kazumba turukarusha beri zo bidahanda. Ufite ipantaro ikwegereye. Kandi ugendera ku bugenge. Uzababaye kigenge. Uri ikirumbu usebye bari b'i Rwanda. Uri indaye ndara mazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaye. Ndakeka ko nimbura akazi ntazahura n'umusore mwiza uzanyijyanira. Tungijyanira. Uwo musore mwiza ni nkumeza ate?
none se ko abakobwa turi banteze uzaza namenye uzanyitwarira ari uwuhe. nuko rero nyine se kubizi cyakora kuko nize guteka neza nkaba nzi no gutera ipasi ndabona uwize muri universite tw'abana. arererere ukajya kumubera umuyayi umuwo yese cyangwa igiki kumubera umugore uretse nyine ko yafafari ku Rufaransa ntitwumvikane neza. kubizi ariko nanjye nziho gake aka bonjour chérie ntikananira. erega amaboko atareshya ntaramukanya. cyakora undi twabana ni umuntu ufite imodoka nk'umucuruzi ukaba nka Mukashuni, umufonyisiyoneri ukora muri finasi ndetse n'umusirikare, ariko uyu ufite inyenyeri nawe ntabwo ari mubi. ibyago byawe rero madamasera nuko muri abo bose umaze kuvuga nta n'umwe ushobora kubona ugutunga binyuze mu mategeko. kubera iki? naho guhura n'abaje kukuraza cyangwa ujya kubaraza ibyo si ibya kera, ndetse no muri joro wabona bikubayeho. niba nabitekereza kubyivanemo kuko uteye amabengeza kandi ukaba uri mushyashya muri Kigali. nizeye ko ibyo uvuga ari ukugira ngo dutere ubwoba. ese ubundi wowe wagiye kuducumbikira ukanadufasha gushaka akazi ko twazaguhemba. hari nawe watwirengagiza kandi tukuzi. kubacumbikira sinari imbyanzi hanyuma se ariko simba ishobora kuko mfite igitanda kimwe mu nzu y'icyumba kimwe. aricyo bitwaye se sinshaka kubabona mukumbagara ku isima nk'ibisimba kuko nta n'umusambi nigirira. ntawe tukwaka. iyo nzu kandi iri mu rupangu rwa Yusufu. uwo mugabo akaba yanga abapangayi bamuzanira abasore n'inkumi mu kigo badafite uburenganzira bwo gutura muri komini y'umujyi. umwameza atera nuko bimeze. reka noneho turagowe. ariko se ko umukobwa wa madamu wakundana gukiga muri kaminuza ari w'iwacu ntiwajya kuducumbikira ukavuga ko turi baramawe baje kugusura. mwabara mubajye mute nta mugore ngira. ufite fiance. yego nkunda umwari madukomoka iri iwanyu, ariko ibyo si byawe urwitwazo ngo bitume njya mu makosa ngo ndacumbikira abatagira ibyangombwa byose. mbese ubundi ko wavuze ngo ufite igitanda kimwe ngo ntabona aho turaza ko nabanaga inshuti yawe itarasibaga inda ubwo yirazagaye. ibyo se birakora. aho mwagutari ngo urukwavu rwisasira batanu rwose waducumbikiye. ariko nawe urashaka kumuvugisha n'akari murore kugira ngo yivemo nk'inopfu. aho uramushubirije rwose, ndetse ntabwo nawe uciye akenge. ndajya no kukwakira icumbi muri home ku bakobwa dukorana babayo. urakoze cyane. aho amagorwa hirwaneho n'umugabo. none se magorwa ko numva uhigima uragira ngo nigirene. magorwa we ari ikibasumba nyampinga, ari nawe uzanywe no kwinjira idini y'ibisambo ukwiye kwitabwaho n'indi. twese dukurikije ubutabera dukwiye kwitabwaho. none twese ntituri abantu kandi simbona nawe yari nyita igisambo. yego twese turi abantu, ariko siko tureshya twese n'Imana ntiyabishatse kuko ibaza imitima yacu ntiyayiringanije. bivuze utese ntabwo ushobora kwihanganira kubona mushiki wanjye imbwa zimushiha nkaho nta bahungu b'umutima tubi Kigali tuje twamurwana zo muhera, ndetse reka mujyane inzira z'ikigendwa bene wanyu bataramunigana mu Kiyovu, dore ko bene ngango bateye inkeke muri iki gihe. bye bye mwene wacu. kwigenderera ati kibazo. ari wenda nudapfa none tuzabonana. ndi mwene wanyu duhuriye wa mukobwa we. nabaye mwene wanyu ntiwakwemeye tugapfa rumwe nkuko duhuje ibibazo by'ubuzima. mwene data aho gupfa none wapfa ejo. kandi kuba twahuriye kwa shuni none hasi ibyo byatugize inshuti nkaho twigiye mu ishuri rimwe. igendere reka umushenzi buriya yabaye ikihe byarangiye, ntazi ko ari burare muri kasha akarya amakofa akikuza ikiboko. noneho haragatoye we. bwase mugira twigendere. sigaho gutwara umwana amafiyeri ugenda ku bufindo gusa. uriya se kandi ashati ubwo se ko yaraje gushaka aho akorera amafaranga wamuni bafite imari uti ya shuni. none se mwakamuhaye. ubwo koko mujyanye ko n'abakozi ba leta mwamaritse imbabura kandi amatariki akiri matoya. mafiyeri uwo mwari ujyanye uramuhunga angana iki? kubona ari ikibasumba ari izuba rya Kigali ryarasiba Buganza. nari mujyanye kumushakira icumbi aho bashiki banjye bacumbitse kuri home. basheke bawe. naho iyo nzira y'abanyamurengwe sinyigenderamo kandi ngenda cyemera iby'idini yacu itwigisha. igamba ruhu rw'intama ku manywa kandi tuzi ko iyo bwije muhindura ibara. duhindura ibara se dute? hari mwe musigaye mwiba. hareka abacuruzi mwaragashize batinyuka gutuka twiba twambura wari wambona iwawe mugatuma n'ibisambo kawe hari ngo bize bidusahura amadolari n'amashiringi tuba twashiritse ubute dushaka. yemwe ahubwo wari uzi ko namwe abakozi ba leta iyo tubabonye nubwo muhembwa make bwose twumva muduteye ubwoba. ubwoba bw'iki? nuko mumupakiye za forode. none se mutabudutera mutera ibicuruzwa byacu hejuru mutwaka imisoro. ntabwo se ari amategeko ya leta ntimugomba gusora nyine. simwe musuta amakuru gasutama maze mukadusonga muduhoza ibyo mutadutwereye tujya kugura mubiforoda. rwose iyo nibutse kamyo yanjye yuzuye wisiki muretse gupakurira mu ruhengeri witwaza ko nasore gasutama numva nasogota abahakorera bose. kujya utari wayisoreye se nyine? wese abantu haye nyoroshye icupa rimwe. ko ari rimwe nyine ko ari rimwe se ngo kireka dukiza hasi tukaringaniza nkaho hari umugabane wabo uri mu mafaranga nashoye inshubuza koko. yewe ibyo byihorere. mafiyeri
muri urupangu ndabona ugenzwa n'urugomo nka bene wanyu ndetse gira utaye bitaba nabi. ubwo bizakomeye mvira mu rugo simvira mu Rwanda Danda kandi nturebe ngo nuko wanze kunguriza amafaranga ngugire Nyaguhera nk'umugire ryanjye nkurimo umunsi utari tuzabona na wagicucu cy'igicuruzo cye igicucu cyawe igicucu cy'igicucu amafaranga ariko arabona ngeri. Danda cyenda nawe ari wowe tuzabonana uzankura iki se wankura busa wibeshya ngo ikorera amafaranga arutwa nawe mpemba kigingi wanjye. Ruwa kurata amafera adafashije. Tsinda yihagoza mu makositimu adoda mu mafuti. Maze nawe akiyakuvuga atazi ko havuze ruvuzande kwa mpaye imboga z'ibihugu. Harya mwana witwa Ikibasumba urashaka akazi? ndagashaka rwose wakampaye abambyaye. Gira uti yaba nkunze. Naho kubyaraho naho bishingiye ko wavutse rimwe gusa rizima. Kandi nka muntu n'inkundu kwiye kurongorwa. Wowe kwisubiza mu ngobyi kandi ukuze. ubu se ndakuze. Urakuze koko. Rero maze kwivugana n'umupfasoni wanjye. Avuga ko yakubonye agasanga watuma tubona ibyashara n'abakuzi benshi. Ugiye gucuriza muri rimwe mu magazine yacu ari henshi mu Rwanda. mufite amangazini menshi se? Dufite menshi cyane. Ahantu hize rero nakubonye ni Rwamagana. Rwamagana ubu se mbonye akazi. Ndakugwaye da. Urakabona rwose. Kandi ngira ngo ni hafi y'iwanyu. Ko Fatuma yambwiye ko yasanze usa n'uwaho. yabibonye ate? Nawe niho namukuye. Aho urishimye ko udasetse? ndishimye cyane rwose. Ubwo ndabizi yifuza gukora mu mujyi dore ko hari abakobwa benshi b'iwanyu. Ko umuntu nzaguhemba menshi. Kandi nzajya nkwambika. Nakugaburiye. uzajya umpemba ngahe? Nimara gukoresha ikizamini muri iri joro ndagina umushahara uzatangiriraho. ngo ikizamini? Ikizamini. Ariko icyo nzabakobwa bose bankurira. Nuko icyo mategetse cyose batakuya kunshoko zabanterye. ntabwo ari byo umbwira. Ko mitamiruka niyo bigize bityo. Ngahita ngurira n'amabana akabahindanya. Ibyo urabyemese? ndabyemeye rwose. none se wasuzugura shobuja ahubwo wajya ukazabucyura? Nicyo nifuza kunyumvira. oya nzakubaha uko bikwiye. nzakungura uko uteye. ntuzahomba ari jye ubiteye. nzaguteza imbere numpemba neza. Ibyo byiguhangayika amafi. Imari ntunze ntigira ingano. Mukobwa mwiza ushyikiye ubwoba. Nzaguhemba neza cyane. oya rwose nzabakorera uko mwifuza. Uramenye ntuzasamazwe n'insoresore zizakurembuza zigakuruka inkingi z'imitima yaso. oya jyayo ibyo simbigenderamo nditonda. Maze zikakuremburiza kukubyinisha mu bitaramo. oya rwose ntugire ubwoba. ntabwo nzaguhemukira. Ndakwizeye rwose nake. Nzampemukira se kuko nkwizere. none se nakora mu iduka ryanyu mutanyizera ibyo bikaba ari ibi. Ahubwo nizeye ko icyo kizamini nkoresha nza kugitsinda ariko erega ntibigoye. nubwo nta bucuruzi nize ntabwo ndi igicucu mu kubara. kandi niyo natsindwa wambabarira si byo se? Ibyo biraterwa nuza gukoresha icyo kizamini. si wowe se? Ni yewe ahubwo reka tugende bwije. Bakugaburire bakwijyaye. Maze bisange mu rugo rwanjye. Yewe ngire vuba ahubwo ngujyane no mwirushanwa. Ariko rero icyo ugomba kumenya nuko jya wirinda umugore wanjye kuko arafuha cyane bikabije. amfuhira se mu bigenze bite? Ntumuzi wowe. Arafureka yabonye nsekirwa n'utwana duteye neza nkama. ntafureka mu mafuti ntamufudikiye nzajya gushaka akazi ahandi. Kandi nshaka gukoresha. cyangwa se azaba ngirira ishyari nk'aho ndi mukeba we. naho umure nditonda azahorana umutima mu gitereko. Ariko ubundi uremetse neza hakiya Mungu. mugize ngo iki? Ndabuze ngo Kamyange yagiye ku Gisenyi no kuri Goma. Ndagiye no ryari ko yatinzera. iryo rushanwa se nimwe mu burenganzira bwo kuri ko. Mbese buryo cyari hano wanjye kirawe. ntabwo ndingegeraga. Ubura cyari gukuntu uza kumenera uyu ushaka ibyo kujya n'amafaranga. ntabwo niba. Reka nje kubwira abararizi banjye baze bakumuna ingingo zose iyo mvunu zayisazanye. Nuje Imana ntibagutsindi. Kibasumba. karame. Mwana mwiza mwira nkwereka aho uyinjirira ujye mu nyumba yanjye. Naho magorwa mureka gorwe. magorwa koko ndagowe mana yanjye. Kigali n'izindi mu ishuri ko ari capital mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ko nayize siko nyisanze. Yenebiraga ko hageze bamusanganiza umusango utagira urwango. None no kozi umushoje ahita guhunga nkaho uryana. Ewe. Dena aho tuze baraboheje ngo banyice we. Ayiwe. Kanyizwe n'amaguru.
habari gani muzehe Yusufu? habari shuni Ntabwo duheruka gira rwose. mukomere cyane Amahoro se. amahoro da Akakuruka nari mbizi. nanjye nagukumbuye mpita nza Karibu karibu. murakoze Karibu. murakoze Ngaka gatebe. murakoze cyane Wabazaniye ka chai? cyayi rwose iramfasha cyane cyane irimo icyutse Niko siya cyose. Ingano yawe data ko wanza nukishinga kizakuza kumera nabi. aha nzishwa n'ikindi Ariko nuko wakimenyereye kuva mu buto koko. oya nzishwa n'ikindi Nanjye nyambikunda gikunda cyane. Byo ni nk'umuco wacu. N'idini yacu. Sawa. Ariko se muzehe Yusufu. Ubu bifaranga ukura mu mazu za yego. Kudaheruka no kurongora nibura ngo duhakanya ko kimweri cyayi icyotsi. reka wishunga shuni dore ko hezwe kuruta abanyamashuri kugira ngo twese dufite imyari zimwe uyoboye ko mfite imishinga itoroshye imbere yanjye muzehe uracyasize ibanza kandi mbona kuri ibibazo by'ubuzima byarashize nta gihe ibibazo bishira mu buzima umuntu akibereyeho ga ibyo byo ntundebe ngo nuko nshaje n'iminsi ikaba ingira amajanja ubundi wanakuze ndacyafite ijambo mbwira abanjye ntusubiye ko nta muhungu wanjye nawe nubakira kandi Nyamirambo warayujije bahanze amaso kugira ngo dukomeze kubaho neza rero ngomba gushakisha amafaranga nta gushinyika ibyo byo koko nuko yashaka nta gushinyika ngakomeza ubucuruzi bw'amagendu naretse no gucungira ku mazu yanjye 16 16 kandi ngo bahangana urebye ntago ari menshi cyane n'udumbi 62 buri kwezi se burya namwe mufite imari nubwo mudasa nayo aha umbona ute mbona muhora mu bikanzu no muri zacomeka nkaho mwacumuye ku mucungu ntuzansuzugure ibyo bintu uso kubyirata nawe ibyo byo birasanzwe ariko abagore bacu dushakira ibitenge ku irayide no ku bunani bagahita bafata amabarabara ngo rubanda barebe ko baberewe ariko mwe mwagiye mugereza mukabona n'agapantaro ntumure mu makanzu je muzehe Yusufu rero nezezwa no kubona ukwezi kurangira hapanze mu rupango rwanjye bose bakanzanira amafaranga kandi batazi ko ukwezi kuzarangira bakiri tukayora bakakuyorera maze nangira akamata ibyo binote by'imyakira by'ihumbi gusa ndakuda ye umutima wanjye ukazamo amahumbezi ibineza neza bikansaba maze nkamira amazi sasa icyayi na cyotsi ugatamira koko muze aho wari uzi ko noneho n'abazana ibintu byiza cyane kabisa Heza bisi kise wazanye hari ibitenge byiza biteye ubwuzu abagore banyu hari ibitambaro bareba bagatamba ndashaka kubireba hari ibikapu bikoze mu yewe hari amasakoshi meza ashimishije abakobwa ibyo nzabyungukira ngo ndabyumvise iyi ni ni ntoya z'amabara y'urubogobogo n'ibindi by'akataraboneka amaherena y'amabandikano n'abapfumuye amatwi n'ibizori n'amavuta y'amoko yose Yesu cyafite ngo nanjye nigurireho yakasura menya ntumbende kandi nawe utarahenzwe yego sinaguhenda ariko none sinaguhenda henda kuko ibintu byanjye arakataraboneka mu Rwanda cyakora cyo nizeye kutanyinisha ntabwo ngukinisha kandi ndaguhaho tugire bari ku kafinasi batranye niko ye ushaka mbonye imifuka ishana yasina yashakashatse hose ambwira ko yabuze byose ntacyo mbuze ndayifite ejo bundi nakuye Burundi ariko rero yo nyikoshaho byose no kumvikana abantu kandi uzi ko kuba haro ku bana nitwabanye nabi kugeza ubu ndabizi shangazi wanjye siwe wigeze kuvura umugore wawe arwaye mu ndara ibyo ntacyo ntaho bihuriye n'amafaranga kandi ndibuka ko twamuriguye 3,000 kimuvura ubusa ari byinshi niko baraguhenze mbwira neza icyakuzanye niba ari ukugura cyangwa se kundangaza nta gihe cyo gutafite no kugura yebe ko ndi umucuruzi ndashaka kwerekeza igwamagana hari umukobwa ugomba kujya acumika muri ya nzu yanjye maze kubuzuza kandi akazancuruza yego bimeze watunze amaraki murakemera dawe nkanjye shoni wakwiriye u Rwanda hose ubwo nundi umugore ugiye gusohoza ntumeze nkanjye utega zivamo nkaba nsigaye nsimbukisha amavu umugende nkabona nta mugeni bitoto nakwibonera ufite amafaranga ntajya asaza uretse jewe kandi yashaje ntabura kwisazura ku nkumi nziza zaba amaso y'inyama niko ye urashaka imifuka ingahe ya sima n'amayura ngahe ngo tubifangure tubitunganye ibyo ufite byose ndabikugurira cyangwa mbe njye kubicururiza muri butike ya Nyenza bakunguke ayoze kandi ahataho baruje ngo batazabitwara bagira ngo bariye karungu kazi kabo tuzivuganira nagira ngo mamenyeshe ko babagabo bambara ingofero zera bamaze gusesekara mu iduka ngo barashaka lisansi aho saba gendarme umenya hari abasirikare kuko bambaye imbunda ku mikandara yabo ntiduko wasize nde hasize madamu hariho arabavugisha neza
habwira ko lisansi dufite ari imodoka zacu ko twe ntayo twigera ducuruza. Abajije ahundi. Bahabajije ariko twavuze ko wagiye kurangura ko udahari. Aho ntibagiye muri stoke ngo barebe bya bintu byiza bipanze mu kamyo zakuye muri Zaire. Umenya bataragerayo kuko Fatima yagumye ku rugi akaba yababujije kwinjira. Ahubwo nsizabereka ibitenge by'ibeyi bimanitse hejuru ngo bazagurira abagore babo. Bya bindi byiza bimwe bihenda. Bimwe bihenda. Maze bakamuseka cyane kuko bakiri ingaragu. Ubu ninde uvugira iwanjye ufite ijwi rimeze nk'irya Nsore Mafiyeri? Aha. Ubwo wenda kurikiranye icyosumba. Cyerekere. Niba ari Mafiyeri yabaye rujigora kujwe uranuta mufata neza. Reka ndetse nigendere. Shun. Uramenye ikibasumba nta kibazo mufitiye. Kuko nta makosa arimo. Uretse gushaka umurangaza ku bintu by'amafuti gusa. Mumbaure bantu bakuru ntabwo namenye ko ari mwebwe. Gize ngo nunyinjiriye mu gikari. Sengeho kukubabarira. Kuko imbabare zijya kwa muganga nkuko ndakubwira abakene. Ahubwo nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo byose byafashwe na leta. Kucuruza udakurikije amategeko. Ngo nshuza ndakurikiza amategeko. Shun. Ntuherutse muri Zaire ukazana amakamyo abiri yuzuye ibicuruzwa utabinyujije kuri Gasutamo. Harakubeshye. Ngwaki? Shun mu mashuri make. So uherutse kuva Bujumbura mu bujura bwinshi. Maze ukashojovya abakozi bo kuri duwane ugeze mu bugara imodoka yikuyeho icyapa. Ugira ngo amaso ya leta ntiyaguteye imboni. Ibyo ni ikinyoma bwana. Shun umushukanyi. So ushishwa nabo ugasohokana zahabu y'u Rwanda uyijyana muri bigaga utazi ko uri mu bisambo bisahuriye umutungo w'igihugu. Abantu ntabwo mpazi wallahi. Shun imvuza amafuti yawe yose ntago nayarangiza. Ahubwo nkaba nkumenyesha ko ibintu byawe ufite muri stock byose maze kubikacira bigomba gutezwa cyamunara kuko bitabize mu nzira nziza. Oya ntibishoka ko mwana hari ibintu. Otoya Ariko namwe murakabije. Ejo bundi amakazi yanjye wisi cyose mwaswaga hanze mu ruhengeri. Kandi nayo mwari mwaranguriye. wari wayaranguye he? None nibyo nikuriye muri Zaire ngira ngo niyo muri icyo gikomere mwanteye nabyo murabijyanye koko. Utumwe yo ntandese. Tibona bijyanye. Oya si ibyo byonyine. Menya wagize ngo nibyo tujyana gusa. Kuko nawe tutagusiga hano. Erega muri iki Yesu gushinyika. Naje nje. Kandi ntugire ngo ni bwa bundi. Ntabwo ndi jyenyine. Dore abasirikare bagutegereje hirya ku irembo. Rafiki yangu. Ariko sinzi twakumvikana akira bitanu byo kunywa fanta basi. Umva bwa bucuruzi bw'abacuruzi bamwe na bamwe bibwira ko barushigwa tuvuge ibintu bidafashije. Mubyeyi bishatse twakumvikana akira 20 basi. Mubyeyi rwose mumbabarire mwaki 500 basi. Ko bingahe? 500. Mumbabarire dure niyo mazi mbaboneye babyeyi. Maze mushyigikira tuganire tugira no mukikirano. Shaka mvuga ifunguro mpaye ndaryakiriye. Nivyo nshaka. Ariko niwongera kwica amategeko y'igihugu bazagufunga ntuzakanyisha gutaza. Ngo nzongera nabusa. Ndetse genda vuba ujye gushaka aho bihisha cyangwa ubicuruze bishiri. Cyakora ntugire icyo wishisha hano ntituzahagaruka vuba. Murakoze rwose mubyeyi. Iyo mubiyana no byari kuba umwaka ngahomba byose bigahomboka. Bidahomboka se. Aho ntibwira kurusha leta amaboko. Yego sinyirusha amaboko ndabizi. Ariko amafaranga tumane na twese ashobora kwirusha amaboko. N'ingufu. None se umugabo ari kure. Ngwake. Mbese abasike nigeze kumva bavuga bagiye. Genda unyaruke barebe ugaruke umubwire. Ngwino tugende madamaze. Umenye icyayi cyahiye kandi inyota irange kica. Mbega umugabo w'igicucu ngo ndamwumvishe icyuya kikamurenga maze ngatangira kuvubura ibifaranga. Ya. Ariko ndamurenganya yarafite icyo arwanaho. Ampaye 500. Mvuze ijambo rimwe gusa 500. Ariko yana wakije miliyoni wenda. Mbega Imana ngo zirambonekera we. Noneho sinkiguze ikibazo cyo kubakamo. Ahubwo ngiye gushaka inzaba ariyo ngura. Naho ubundi sinabonaho nyabika kuko navaho nyanywera gashiya nta cyamariye. Harya ngo ibintu byo bita inyoroshyo. Nange ngiye kuryaho numve. Sairyo hanke ibindi biryo. Dore ko nari narenganye ntararebaho kuva narangiza amashuri. Yewe harakabaho Sejerari. Wampaye uyu mwanya mwiza wo kujya mvugana n'abacuruzi. Akankura ku murimo wo kwirirwa mumeneko mutwe ngo ndandika za Jeronere mama ukagira Imana we. Kandi zari kuzangeza he? Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima mama we ko ni mari ntangayitse byose biturutse ku gitinyiro cy'umurimo nkora. Yewe genda 500. Yewe
reka ngende nkore raporo mvuge ko Shona atagira inenge ko acuruza akurikije amategeko ko ijambo muvugaho by'ubumamyi bamubeshyera ari umwere mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima angwe se ndayaturuka mukagira imana mwe nawe zo nziza ngomba kugura niya Yusufu Nyamirambo mbonye agenda ninjiye hano nawe kandi mbona acuruza ndamwiyenza hampe 5 niyanga mukorera ibitangaza sicya ndetse reka ngende gwiza imari ngende nshonshoma amata aryoshye nsame byari ntaritse byiza abari Rwanda rusha amahanga mbega ngo biraba byiza 500 nabera ndetse ndarongora aho bukera hoshe dore imari rirahinda mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima twihumbire hamwe naje kihiba magorwa dore kwagize ngo burya muri rya joro ndapfa siwe ni magorwa ra ni jewe nyine aye sinapfuye rero Imana ntirenganya umvuye iwabo bazimunje w'abantu sundi wabagaye urahambariza iki mvuye muri gereza ubu ndigenga ariko naho se yabo wahansubiza ngo nire ubugari bwaho wasubiyeyo shati nasubirayo ubugari bwaho maze nka burya umuhungu nkigaramira ko kwirirwa nimenere saze muri sho ntagiro niyambaza maze rero dore nkurutesha nkuze ni fence wawe na nyoko nkije amabandi yaragiye kuba cuza twafite kose cyangwa wahoze nawe kubambura ariko shabansuzuguye kera sinambura urakoze mwana wanje urakoze bari bantwaye udushwangi twanjye maze ubiruka uratubaga cyacho aho ntibari babishe be mafiye ni wowe muraho mama hobe Mukomere gira abana Ye. uracyakoma neza mafiye yego uraho neza mwana wa yego muraho mado uraho uraho neza yego mukomere ndakomeye mugeze no umuhungu wanyu sema yuko yabaye umuzungu ugira ngo aracyakoze amaguru hasi ko asigaye agenda hejuru nkakagoma ariko shasinze icyo ushakaho ngaho ni muramutse mwebwe murakeye naho jewe nta muntu ukirukara kuko mukozo yahita yakamaze gukaraba ariko shaha bana banje ivyo ni ibiki ko bidasanzwe mu muco w'u Rwanda baza amafiyero wawe ni ibiki rwose mubana mu mujyi wanyu bana banje mwibewe ko cyera u Rwanda rukiri u Rwanda abantu bari bazi kubanirana neza amafiyero si byarabizi waba ubonye nk'umushyitsi ukamwakirana igishyika n'urugwiro maze ukanamufungurira ku byo asanga ndi umuryango utabara imbabarese ndetse ukamucira n'isasa agasinzira akwakiriwe rero none sasa hehe hano ko ari i Kigali none wowe mwana wanje mafiyeri ayo mafiyeri ni mafiyeri icyo wadukanye ko ibyo ngibyo bitabaga iwacu i Rwanda Vincent ibyo bisazi warwaye ni bisazi iki mwana wanje nyamara ndi muzima usigaye wirukana urubyiruko nkawe none bose bazajya baza guturamo iwanjye ngo nukwakira urubyiruko ngo ni imico nyarwanda ukabirukana maze ugatuma barara barutimbagura akarengane nkaho hari uwo rwishe cyangwa rwibye wakubwira uko yangize aho yapfira umutima kandi abakobwa bamutwara uruhu n'uruhande wumva abakobwa mfare uravuga wagira ngo ninjye uvuye muri prison noneho bamutwara umutima mwiza bamutera umubi ubwo se ntiyantaye akangurana icyo manzi kindi aramazenga twari duhuriye aha dushakaze niba ugira ngo nteranye na fiance urata igihe cyawe mwana wanje mafiyeri ko nawe unzaniye mama uzane ese nibyo zari bikuzanye fiance wawe se ndamuzi wabaye ikiruhuko kandi umaze kuvuga ngo iki se warabatijwe ukiri umwana ugakurana umutima wera none Kigali yaho usize imbyiro usigaye usa n'ingurube kandi wari inyange yerade aho heruka batizwa mafiyeri we ese muzabwe no kuntuka ariko mwamubabariye mukamuha amahoro ibyo byose nibyo biganiro mu mutuye yego rata mado niwe ntagira ntituvuze nabi uwo Imana yaguhaye kumenya no gukunda uzamubona dore Kigali iranzira muhindanyije kandi ntabishakaga erega we umuswahili kandi nta giswahili azi umuswahili mwana wa mbyihorere twebwe rero data tutize ngo tugomba kwica ngo uko tugenzwa mu mujyi no kwiba ariko naho baraturenganyaga wewe wakwirirwa wayo urubona abana babakire birenze icyayi n'umugati utuvungukira bakatujugunyira imbata kandi wowe uraho ufite inda bakagira ngo wewe ko uzatungwa niki mwana wa bakagaburira imbata uhari abantu bana bo bicwa n'inzara imbata se ko ari izabo uru wabo
ko bazirya sura aribwa ntacyo bitwaye werega we ntabwo bene twumvikana imbata se imbata ni izabo baje kukurera se ariko ntacyo dore jo bunini navuye mu buroko mfungishijwe na shuni ngo kuko namatse akazi yakanyamahanga kuviwe ibyo gusa hasi bakwimye akazi ugomba guturama iwabo kuba bakakwimye ugomba kugenda ntacyo ariko naje nitegereza mu mpara ukuntu barya inkoko bakarenzaho byeri konje fa nawe mururumba ntekereje ko nta n'umwe mfite kugira ngo nigure agakombe k'icyayi numva mu mutwe harazungurutse birumvikana rwose muzi umugambi nafashe nuwuhe nakugira inyambona umusirimu wasinze asohoye ibinoti mu mifuka y'imbere maze nshusamo ikinoti cy'igihumbi ntarabivuze ko uzanywa no kwiba se kwa kwirwanaho nuko rata bose birwanyeho batyo se ndiruka amaguru nyabangira ingata ankurikiye mutera amabuye aragenda mwana wanjye siyo bagufata ntimwumva wiwohoza ndeka bamvanye hese cyangwa ndi gicucu muziki w'amafaranga nakoresheje niguremo ingorofani yo kujya mpeka mitwaro y'abaturage ngo mbone icyo ndya gusa nakosheje aho utakojeje se ni ariko ntabwo nakosheje wagombaga kuyakorera ntagombaga kuyiba nyokorera yese hari ukundi none se ko nta sambi wacu mfite ngo najya kuyihinga se nta gasambu kandi mafiri wa wungu akaba yaranze kunshakira akazi cyangwa se ishuri y'ubukanishi umuntu ujura nk'uwo wamushakira akazi wowe ntazagusebye warampemukiye cyane mafiri sigerageza ubona ko nari kubigenza gute koko yemwe jyewe uyu mujyi wanyu ndabona ari amahanga yego ndabizi iwanyu hari ibibazo by'amasambu adahagije kandi si iwanyu gusa ni mu Rwanda hose ariko rero ibyo bibazo ntiwagombaga kuza kubitura umwana w'umunyarwanda nk'aho ari utanga amasambu rengera naho iby'amashuri umubaza nawe ntiyanze gukomeza kaminuza ngo azane diplome y'ikirenga nk'abandi ntumurenganye si ukukwirengagiza ahubwo nuko nta bushobozi abifitiye mwihorera gumya borojya akomeze kuba ndegera nk'aho muri abacamanza banjye ibi nawe biri biravugwa mbese ko mu ruko byakuviremo gusara reka tuza kujyana indira wagisarewe wintuka ntabwo ari ukugutuka ntaho utasaze nyine naho ubundi urango kamena amatwi abanyamurava b'i Kigali mwana wanjye urabeshyira undi mwana ntabwo yasaze ntabwo mwimviye ko yibye se ahubwo aravugisha ukuri nubwo kuryana mu mata umuntu wiba akabyigamba mbese ubwo busambo mwadukanye mu mujyi w'abandi n'ubwiki ko numva ngo mukorera amafaranga mwagiye mwemera mugatungwa nawe mukorera umuntu wiba akabyigamba we wamuzana mu rugo rwawe mwana wanjye ko numva ngo ukorera ibihumbi 100 ku kwezi ingwi 100 twe tuzi ko akorera ibihumbi 100 ku kwezi iyo nyongera yindi ni icyo ushaka tishana mwana wanjye wabwiye hari n'uyampemba niko mwana wa uyobewe ko kwiba ari bibi ko ari ukwica amategeko y'Imana n'abantu erega ntabwo yakabimenye nyine magorwa uriya rwose kukomeza kwiba none bazakuvumbika intoki muziko wazatakira nde ubwo nari gutungwa n'iki koko mujye mukora mureke gutungwa n'ibyo mwibye naho kuza ngo amafiyeri ahembwe ibihumbi 100 se nimwe mu bimpemba cyangwa nabihembwaho nakwishingira abanyarwanda bose nkaba amagorwa abo ngabo bose ntibishoboka yewe ndabona bampinduye umusazi kandi ntwaye umusaraba w'ubuzima reka mbareke njye gushaka abapasaje b'itagisi yanjye mbese buri ufite tagisi tagisi ya yese ndivugira ingorofani yanjye twara imizigo manuka rugenge bantangarira cyangwa ntera kivugiza ngende n'igivumbi nka kigingi utaniye na kigingi se ubundi ndari cyose cyokuramuka gusa wagize ngo kigingi ariba nkawe rata mu byewe w'amafiyeri rero urabeho gahobeho umwana komeza umuhane nubwo ntaho hano hanutse ni ukugerageza ariko nawe wari wanze kandi nawe rero nusubira iwanyu uzabwira uti magorwa rwarwa Kigali aho ndwi iteka nk'umwana utagira se watashye njya hehe se ntaho nzajya uti kandi ntimuzategereze ngo azagaruka aho iwanyu yabaye ngegera uti ntajya kivurira asigaye yari kivura ivundi nta kazi kawe utasigaye akirana n'iminsi yabaye ikihebe aragubwo ni nkoko arabunze mu iteme yigunze abandi barire nkoko mu kiyofu yo yewe yakoreye weho ndahafashe ngiye gushaka icyo ndare nta gihe cyo kuririmba ngifite genda wenda nanago narukiye yo mwene magorane uriya arababaje kubibandi yarangije amashuri abanza ari uwa mbere kuba uwa mbere si byo ngibyo ngira ngo ntawe bihure n'ubuzima iwabo rero bumvise ko yabaye karani bibwira ko ari karani wa wundi wo mu biro batazi ko ari karani ngufu ariko shenge yigirira neza Imana izamuhembe yadukijije ibisambo byari bidusahuye ubu se bazana iki hano ko ku kazi ka leta mwana wanjye urumva ibyo ari ikibazo ko twari tuje ari wowe dushaka none tukaba tukubonye
Mwashakiraga iki se ko nababwiye ko mutagomba kungendera muri aya matariki mabi? Hari igihe siba kubihanangiriza kuza Kigali mu ntunguye. none se ko twari tugukumbuye ibyo byatubuza kuza kugusura. Nkumbuye? Erega iyo tutaguherutse agatima gahora karegareka. Ariko hari n'ikindi kinzanye. Icyambere ni ukukubwira ko mushiki wawe Nyiramakumi azashyingirwa mu kwezi gutaha. Ni byiza. Inzoga twarazinyoye. Ikindi ni uko murumuna wawe Kajunguri ngo yabonye ishuri. Yaragiye se? Amafaranga ntaraboneka. None sibyo birandeba. Birebe nde wundi. None rero mwana wanjye. Kaba nagira ngo umenye uko ibyo bintu bimeze, maze nawe ugira icyo wakora. Nkora se nkora iki? Nyiramakumi arifuza 20,20. 20? Ni ibyo kugura ikanzu yo gushyingiranwa. Nkabitanga rero. Arashaka ndetse n'5,500 by'agatimba. Agatimba? Agatimba kandi bambara. Keza kabageni. Arashaka kandi n'udukweto twera. Ndetse hari n'udufuka twa tundi bambika intoki. Muzamushakire kandi ngo n'umutaka bazagenda bamutwikiriye yatamirije indabo. Mama we. Ndetse ngo arifuza ngo ko anamugurira n'ivarizi yayindi nziza ngifite amabara meza, ndetse ngo n'amavuta yayandi ya bwashirini, ngo n'inazi n'imibavu imwe bisiga maze bagahurirangana inzira yose. Yamaye nka data. Kano nagatangaza Ariko gukeka ko ndinde. Reka se kundogoya. Ndakumenyesha ko ubungubu dushonje cyane. Icyo kibazo se cyo warukizi? Reka ndumva nabaye ushobora byose. Dore guhinga ntitwabuze guhinga, ariko udusimba twatuririye imyaka, ibishyimbo n'amasaka, none ubungubu twitungiwe na Nyagasani sinkubeshye. None muri bushakira umutungo iwanjye. Rwose mbese ko ndeba bikubabaje uragira ngo niyambaze ndi. Mwana wanjye ko ari wowe so yansigiye. Mugomba kubera ko nta mafaranga mfite. Kandi iyo nayagira ngomba kuyakoresha ibyo nateganyirije. Mwana wanjye iki? Ubwo mwikorera ngo mugiye kwikorera amafaranga nkaho ndi caisse d'épargne. Uramenye se ntunduke mu bifaransa. Mwana wanjye ntunduke rwose ndagusabye. Ibyo bifaransa ntabyo ni. Ibibazo byinshi ngomba kurangiza. Kandi mudateze kumfashamo. None se twiyambaze ndi mwana wanjye. Rimwe muravuga ngo mugiye gushyingira umukobwa wanyu. Ariko mukibagiza ko ntari nanasaba ngo ntajye inkwano nubwo umukobwa namubonye bwose. Uzabusaba? Tuzabusaba. Ariko muribagiza ko ntarubaka. Kagira naho ntaha. Yise sinzi utuyemo mwana wa. Siyo nkodesha se simara ntanga 1000 by'akamama. Murankagisha ngo barumuna banje babonye amashuri mu mahanga nimba atangira amafaranga. Mukibagizwa ko nge nariyihiwe na Caritas Rwanda. Mwe byabananiye mwemeye ko banyirukana. Wamuturangiye se natwe akarihirira muri umuna wawe. Yateye wanyu mutazi ko nge ubosigaye ingugu n'inkokora. Nakwitsa muramenya akagwa. Ndarira amazi ntikuza umuyaga. Mwana wanjye. Sukwirengagiza ko ufite ingorane nyinshi. Ariko rero burya habaho ingorane n'ingorane. Nuko mukaza musaba 1000 bingana kuri. Reba nawe ubungubu imyaka ibaye 3 tutagera iwacu. Twagize n'ibyago mushiki wawe arapfa. Ntabwo waje kudusura kandi warabimenye. Aho murandenganya n'umwanya nabuze. None rero mva nabonye ibibazo byankomeranye singiye kukubeshya maze njya kurushya umwana w'abandi wigisha iwacu kandi akaba n'inshuti yawe. Namuruhije rwose namuhagurukije ngo azanyereke aho utuye. None mwana wanjye urambebeje pe. Nta mafaranga ufite yo gupfa ubusa ngo ndafasha abandi nanjye ntifashije. Koko nukurura komeje. Ntayo. Uramebeje ngende. Ntayo. Yereka mu giti twatetse umutwe kandi igihe uzahira simbizi. Mwana wanjye se ko ari wowe so yasigiye ubutware kandi akaba ari wowe mukuru mfite. Wanyumvise maze ntumpemuze. Asigira ubutware se ni nawe umusabye. Ahubwo yagiraga ngo ndekeho umutwaro wo kundushya gusa. Agusigira ubutware yagira ngo ugire ubutware bwo kwitangira bene nyoko nibyo byose. Kwitangira abantu ntacyo bimbwiye kandi umwanza ava mwanyoko. Na Yezu yitangiye abantu ariko ntibabuze gutoteza intumwa ze. Nyabusa umugabo agaragaraho rukomeye. Kandi uzi ko se bataramuruga atahwemaga kubitangira. Yajyaga kurara rubundi Buganda ngo abone uko mwakura. Nanjye abo nzabyara nzabitangira. Ngira ngo uribuka ko yajyaga gufata igihe ubutware atanafite umucungura. Byose kandi ko ari ukugira ngo mutazabimbwa. None dore umutaye mu nama kandi ari we munyabwenge yabyaye. Dore umubereye rubebi kandi ari we ruberangiye yitaga umunyamurava. Ndarengana. Ubu se ko ndeba ushaka kurya barumuna bawe kandi ari wowe mfite wagombaga kumfasha kubarera. Nk'ubu urabona nabyifata mone. None se muragira ngo ngire ntibazo byose nige muzabitu. Kigali umwana wanjye yarakuroze. Yaguhinduye igisimba n'igisambo kandi naye naragutoje ubumuntu n'ubutungane. Erega umuntu akenge ntabwo yitwa igisambo nababwiye ko amafaranga ari ntayo. Mbese ko ndeba nkubwira ko inzara igiye kuturimbura maze imbe ikagutaha mu mubiri. Aho bene nyoko ntibazagutera bakanuye amaso
maze amasomo wize akagushiramo we mushihanira ku isahani yawe. nibabona munsi y'urugo mfite akarima bazazi. Mwana wanjye aha umva sinazanywe no kugusega bumandwa nk'uko ubikeka, ahubwo kuri je n'itegeko ry'uko umubyeyi yitabaza umwana we mu bikomeye. None rero niba udashaka kunyumvira ikinsigariye nuko nava kuri iyi si y'amaganya n'agahinda. Mubyeyi witekereza kwibabariza abantu batera agahinda basiga mu gihirahiro. Oya mwana w'umukobwa sinkwiriye kubaho. Ndabona iyi si ndambiye rwose kandi ntarayicumuyeho. Ndabona inda yanjye yange kambaza ibyo kuyuzuza kandi nta mbaraga ngifite. Nibura ngo nshobore kuyihingira nubwo nahingiraga inyatsi. Ndabona rwose ko nta masaziro yanjye. Abana byayi batangiye kundya. Oya ngomba kwiyahura nta kabuza maze abibwiraga ko ari je bahima amafangurire. Mubyeyi zera Imana. Reka mwana wanjye narayizeye bihagije kandi ndacyayizera. Hari kumenya nayo imaze kuyirambira. Oya ngomba gupfa. Umutima wanjye umaze gutumba. Ariko ikimbabaje n'umwana wanjye Kajungura insiza ari ikibondo. Rubanda bazamwicisha ibibando kandi yari yarabonye ishuri nkabura amafaranga yo kumutangirira. Ndakwinginze komeza wizera Imana mubyeyi. Mbese ubundi murarahe ko mbona mwigize neza. Aho ntimubona aya mazu yose mukagira ngo nayanjye. Ndarara ku gahinga kayihande nishaka nkagweho wenda ku gahinda kandi ku mutima kashiriraho. Oya mubyeyi ndetse reka ngende njye mu muhanda. Oya wigenda wo kabyara masige impanga byose bishiriraho. Ndahasiga impanga nta kindi. Oya nimunde kure. Oya guma ho mubyeyi. Nimunde kure nje muri Nyabarongo ngende nirohemo maze amazimwe ashiriraho. Mugende muguye mugama. Mafiyeri ngusigira umuvumo murawe mu muvumba. Oya mukecuru we. Mere nk'uwanyagiwe. Oya mwana wanjye. Oya ndekura mere nk'uwanyagiwe n'umuvumbi maze nimvumbu kandi kwa Nyamuzinda. Mafiyeri we umuzimu wanjye azakuzindukire maze akwibirane n'ibyawe n'abawe bose. Oya ndagiye kwiyahura. Ndagiye baba we. Muguye mugoma ntesha igihe. Simfite iyo mbaraza. Bisura cyosumba we. Nzihe wowe uraho nawe? Urahoye mwaruryoshye mwarubeye kapitari. Ndinda kuryoha se ndikiribwa. Ariko abasore ba Nyarugenge namwe mvugo musigaye mwarihaye. Aha. Mbese ntukinyibuka. Reka ndabona unyuze mu jisho. Ariko nanjye urandenganya. Uko urabona koko nakwibuka abasore bose baza mu magazine ya Shuni. Kandi narabonye usi cyane je kugura sigareti nkagira ngo uramenye. Umvare ngusekera none se wagira ngo nari kukurira kandi waruje kuduteza imbere. Mbega bakize. Cyakora ndabona usa nakarani ngufu nkunda kubona mu muhanda uva ku isoko ry'Inyamirambo. Yewe ndakwibutse. Aho se we Magorwa w'umunyabutare databuje yafungishije abararizi basanze ifuro rya murenze. Nije Magorwa wagoye cya gihe. Ariko nkamere neza nawe urabibona. Masikini narinze ko apfiriye mu buroko. Numvise ko baherutse kwarasira ibisambo nibwira ko nawe bivuganywe n'amasasu. Sinari ndimo rero. Ubusukora muhiye ministeri ko ndewe ute nk'umufonctionnaire ukomeye. Ko nkora hehe? Ibyo byihorere. Mbese kibazo. Hari utuntu yifuza ngo zakuzanire. Ndabona twakubera wambaye barati ntugo nk'iyo. Wanze kumbwira aho ukora ariko hari abatari mu mifuka kuko byazagukora ukomeje. Ariko urahabariza iki? Mbese ntushobora kwemera ko tujyana ku Gisenyi muri weekend? Tujya kwiryamira ku musenyi nk'abagabo n'abagore beza bibera muri sinema. Oya nta mwanya mfite. Tuzaba turi Bujumbura na patron muri Pagidas. Naho ku Gisenyi ntitasiba bizaho muri hotel Izuba. Erega mukobwa ndumvira hari ubuzima murizi. Ndarizi koko. Niko se. Ko nifuza kujyana muri Parc National. Muri pariki? Ngo mwerekere impara n'imparage. Inkoronko n'inkura. Ingwe n'urusamagwe ndetse n'inzobe n'umukara. Ibyo byose ndabizi kukurusha ahubwo naranabifotoye. Samaze kumenya no gufotora. Narabimenye da. Warakize. Icyo gihe twari twagendeye no mu ndege. No mu ndege? Cyane rwose. Turari Gabiro. Bukeye duca mu rugendo twirebera izo nyamaswa zose ahubwo n'izindi nyinshi utazi wowe. Ariko se ko numvaga nshaka kudutemberana nimugoroba. Mugenzi wanjye nimugoroba patransohokana mu bategetsi babatirishije abana kandi turabyina dukereho. Reka ndumva ntakikubonye. Rero ko nta mwanya mfite wo gutemberana nawe Magorwa. Rwose kibasumba ngusaba imbabazi rwose. Imbabazi? Kuba wenda ngutera igihe ariko nubishaka ndaguha igihembo. Ngwigihembo ariko se Magorwa wo ruva wamemba iki? Ndashaka ko twasangira mu byishimo mfite uyu munsi kuko nahembwe ibifaranga ikivo kandi n'ubwa mbere. Umva ko ari ubwa mbere nyine.
kubera ko kandi ari umukobwa namenye imbere y'abana nk'ingeri Kigali ndagira ngo dusangire ukuri umusaruro wanjye dufate icyo kunywa. oya nta gihe mfite. Ndakwingiza rwose mbabare wiyibe njye kugurira Sinzano. ngo niba ujya kugurira Sinzano Na Martina Divine. ibyo byose narabihaze. N'isake bakaranze muri hoteli Americorine cyangwa se muri hoteli Diplomate ndetse no mu mahoro ntaho ntinyi. Dore ko n'abanyamahoteli ya Kigali yazikundusha. fa nyine ntuhese ubwo namenye ibintu byaho simbimenye. Kandi ntugire ubwoba ngo shoje arakubona. Ndakodesha tagisa tugeze ize no kuducyura niba bwije. umva ko ari ukuyikodesha nyine. Hari icyo si buryo tujyane katugarura. Ariko nyabusa tuganire. tuganira iki? Tuganire rwose. Twibageze wa munsi w'amaganya mukashuni yatubwiraga amagambo y'imena amatwi. Atwita ibyo hene byo manzi kandi tutari abana beza. mbese ubundi wahembwa ngahe ko ndeba uguruka nk'akagoma? Ntunkine uyu munsi nanjye nashishe. Nawe nyubi 200. Mafiyeri wese kandi aje kuvuga iki hano ko atakiturusha amafaranga? Muraho ikibazo? Uraho Mafiyeri? Mukomere. Dore n'amagorwa ntabwo yapfuye kandi cyagiye wamutaye mukangarateta ko makuba wa fiance. Uraho Mago? Ndaho nyine ariko siko bwawe. Ugomba se kuba kubwanjye ndi Imana yawe. Ariko ikibasumbura ngo kabikibasumba koko. Hahirwa umusoro uzakujyana. Mbe magorwa kufasha isakoshi ugiye kwafata? Yes. Aho ntiwafushe kandi byari by'abanyamafuti. Fuwaze mvuye iki? Ariko Mago, Ikisi. iri ko twambaye ndabona risa n'iryanjye. Ariko ntuye. Ndetse na karuvati. Akubwira ko ufite amafaranga yo kubigura gusa. N'ibirato byose bisa n'ibyanjye. Ariko ubwo abaye ute? Magorwa. Ariko se umusore Reka ndebe isakoshi ufite. Reka ndebe isakoshi ufite ndabona isa n'yanjye muri gutumiza kuri Goma. Ugira isakoshi wenyine se cyangwa niwe umenya kuri Goma. N'ibyanjye. Oya nifite mwirwanira hano. Oya reka ndebe. None arangira iki? Ariko ugurira atubwira ko ufite amafaranga wagicucu kibe cy'igisambo. Reka ndebe. Oya n'ibyanjye n'igisambo yanyibye n'ibyanjye. Muramumvatira n'igisambo. N'igisambo muramumvatira n'igisambo yanyibye. N'igisambo muramumvatira. Ibyo wanyine ndabibuza ariko nawe ujyanye nabyo. Bisha Mafiye niwe kira gisambo cyakibye. Ndeka sha arapfuye ariko asize ihero ampaye isakoshi y'ibihumbi 500. Ntibishoboka reka ampaye imyambaro yanjye myiza 500. Ndeka. Ubu narizi ko ngiye gusaba ngakwa, narizi ko ngiye no kwiguriramo n'akazu none do. Ndeka rwose Mago gaciye umutwe. Nawe arapfuye yo gapfa nabi. Arakapfa nabi. Reka kwiheba. Usaba uzabusaba. Inzu zabo yigura haguma guhagarara. Kandi ahubwo byihutirwaga. Dore fiance wanjye amaze kunyandikira ambwira ko indari nkuru. Gusa shahora bigenze ute? Ntagira neza ariko ntacyo. Wezo bundi zafata konji. Zajya iwabo amadomaze musabe dusezerane muri komini no mu kiliziya. Ubukwe bwacu buzakorwe gikene. Rese nagira nte. Birabaje rwose. Ntagira nte niko bimeze. Yashawe kwiyobora cyane muto. Ariko nibyo sha. Reka nshirike ubute n'ikinyorosho z'abacuruzi. Nishaka nzabigwemo ni hahandi hari. Izere bizatungana. Ubu twese ko twabaye ibisambo si. Nta kone nabigeza ni hahandi. Mpari yabaseka bazisekere. None nabigira nte. Ese ko nta bapfuka umunwa cyangwa se ngomba kura amenyo ni hahandi. Kundi wagira. Nuko bimeze. kuza gukinjirana n'abasore mu rugo rwanjye. Ahantu ugira ngo n'urwaho umaze kwigomekamo abasigaye ntacyo kugira ngo nyumve. Kandi ejo ndi warabundaga nka rubebe. Wa mugore uramenye nta basore ubonye nyindurana nabo. Bavuze ko imana yambere umugabo. Ko amayeri yawe ndashuni nataruye. Umutima wanjye watumbye. Ngomba kuguhinaga abanyangabiramo. Ngira ngo ntundusha imbaraga twapima ntundatira ibitege bibi bihora mu bitenge bitege. Ayo maso utereka bushyira ibicwa by'amata nasukamwe amakara. Nawe ibyo bikanzu bisa n'isano. Ugize ngo iki washano ryankwaye umuganda ugize. Ishyano ni wowe ngaho ndekura. Utabona nkwambika ukuri kandi narigeze kukuba. Saho dore kuzi kwipendeza nkaho utarimwe nk'abandi. Reka noneho ngutera usemwa nanjye ndebe. Ndi mwiza ndakuruta ndi kibasumba nushaka uzimanike. Kandi ntundusha urukundo kuri shuni. Nubwo ugenda winyonga ngura umugore we. Nanjye ibyo nibyanze. Uri mwiza nyaki wa roho mbiwe. Upateze imari y'umugabo wanjye. Nzayigotomera nyumvishe. Maze uyisinde utayisomyeho. Ubwo rero nawe ukibarira mu bantu utazi kugenda nyindata. Wakwambara ntuberwe bakagira ubwoba bwo kugusohokana mu bandi. Iyo ngurube yawe igusohokana ngomba kubihomba imvavu n'agatuza. Haram. Haiwezekani. Unise ngurube niki? Fatuma
uramutse ngo ndi ingurube kandi umugabo wawe tumaranye imyaka koko watirumbo w'ikibi noneho nakubonye ibyo mwambeshyaga ngo mu gihe za Rwamagana kandi mwigire ku Gisenyi no muri parike nabitaruye byose ugendera mu ndege n'indage ukanyibagirwa kandi ubukire bwose ufite aryo bukesha yemwe ngo kagira imana mu ubukire mfite niwe mukesha waratashye mu rwuzuye wa mwasama utazi no gusoma wo kumfobya gusa uvuze ngo sinzi gusoma shu uvuze ngo sinzi gusoma kandi ntarasibaga gusoma none uranyakanya wa ntashimawe amashuri yawe nahagereye sinakurenganya noneho rero ushaka kunsumisha bize zakomera twatetse ndabona ibyo watekereje igihe cyo kunetera cyarashize Fatuma nakwihangana igihe kirekire unyihanganira iki ndambiwe ko witwara nk'igitamba mu gutagaguza imari yanjye nkari we Imana yayimpaye noneho ubonye uzayigucungira ndambiwe ko rungenda nunterubuka ngo mbana ari ndaye uyu se niki ndambiwe ubunyanda bwawe n'umwanda ukuba ku mutima no ku mubiri ubone ho bibonye rero mutima ye ndagusenzereye vira mu rugo daraho iki gihe kigeze ngo urasenze ndagusenze sisazizere bake wangumbawe ariko ibyo niki sinshaka gupfa ntabyaye ngo ndagutunga ngaho hari inyama ngutezemo kandi unyangabiramo aho ari kurandenganije mugenzi wanjye kuko ubundi uzi ko ibyara ritihabwa genda wangumba imva mu maso vimbere wagisimba usigaye ibyo niki cyo kumara kundenga imitsi kikamindura ingurube haramuko mumbabarire ariko nabitewe n'uburakari bwinshi mumbabarire rwose sinabishakaga va mu maso wanyira buhiriwe ntagutura umutima utumye ukaguturikira va mu ruhando ntago haramba ubona ariko shu fone se urahita ingurube ngo fune ikibasumbarata Karame kuva ubu niwe uzajya unsasira kandi ungaburisi uzajya ucunga ibicuruzwa byanjye byose inkuru baye impamo pe ubaye umugore mu rugo maze urwo rwomo rwose rushira wa mukobwa we none nkikubona bwa mbere narishishe igihe bakurebaga bakarisha indimi kandi bari bamfite nambaye naberewe uberwa wacyawe wikwishunga n'ibigeze berwa narimwe imbere y'abana b'imishano bambaye imishanana ubwo bushana nanjye narabwigeze ndetse urantera igihe kandi nta gihembo ngutezeho ahubwo hoshi tujye mu nzu ngusinyira itaraka ufata utwawe ufata utwawe utayiwanya ndekura se nyine dore urugo rwabonye ibintu ndekura ntawe njyana shuni ndekura winkurura na disi kandi tutarabanye nawe uretse imana yamvumye simbyare shuni have rwose sigaho kunkurubana nuko ujya iwanyu sigaho sinakubaniye nabi ngo ntabana twabyaranye sigaho itaraka uguhiga ubutwari muratabara na Fatuma kandi akagabo gahimba kandi kataraza noneho rero wowe akagabo hoshi tugende imfunguzo z'ibyumba byose imfunguzo tanga imfunguzo vuba ntazo muha inzu ni yanjye ubu ndayitaha wowe uyisohoka musi yawe ni yawe se wowe warayubatse none se nyabusa wajyaga wibuka ko umuntu ari nkundi nk'uko umugore ari nkundi none se ubwo nyine wakabimenya wajyaga wibutsa ko burya nta gishongore cy'umugore ko ishema rikesha umugabo ko ariyo mpamvu atagomba kumushingana ijosi ariko agakobwa we waretse kwishongora reka nkubwire nta soni mbese hari ibyo abakobwa dushaka kubaka tujya tubitekerezaho wowe rero wabitekerejeho Fatima wavuze ko nzaba indaya none indara yanjye ibaye indyamo yawe none se ubundi uri igicurakaraya warafushye urafureka mu mafuti ushaka kunyirukanisha ku kazi ariko shuna kwima amatwi ntiyemera ubwo butiriganya bwawe aho bwa burumbo wanshiraga se wowe ugiye kokama ko ndabakubwira kujya iwanyu mu cyaro gahinda imishyitsi nk'aho ari cyaha wasize wakoze hanyuma se wajute uri bukaje wundi uzubundabunda busaba icumbi nangwa nanjye nari ngifite itoto ry'abato none we kirakoganyo wagacwawe ugiye kuba icyomanza uri ingoroje ndi ingoroje nyine ariko nawe niyo ugana niyo ugana ariko wakwitonze isekere isekere ikibazo isekere ntubigayo bagusumbakaje cyakora baca umugani mu kinyarwanda ngo ruriye abandi rutakwibagiwe iririre isekere uri Rwanda iririre ngwino mujyanye wa Kirumbo have se nawe have ngwino nta migani yawe dukeneye have sigaho widukeneye umunsi kandi n'abandi kandi